akabazo nshaka kukubaza. Ako kabazo ni amahoro ra? Ni amahoro. Mbona wagira ngo biguteye ubwoba se? Oyiga nuko nkuzi madam. Igihe cyose ngiye ko akabazo ushaka kumbaza nakubeshye imito numva igice cy'umutuzo muri nge naza aho kigiye. Ngo nuko ufite amakosa nyine ari cyo wikeka. Oya nayo. Rero niba ari ntayo humura. Ngaho mbaza ndakumva. Abakobwa beza bo mu Rwanda umukobwa ubona ukabona ni mwiza ni uwo. Ni wowe. Oya yewe nkuyemo. Ntawe bose mbona basanzwe. Bebe uri kumbeshya kandi uratuma ndakara. Nese ndi kukubeshyira iki byo mubwira nukuri. Ni weho wenyine mbona mwiza abandi bose mbona arabasanzwe. Pamela de Ben wana atari mwiza. None sinye ko wa de Ben ubwiza bwe nawubona. Muri make kwa ko utari de Ben wana ari mubi. Oya. Ni mwiza? Ntabwo ari mwiza. Ni mubi se? Ibyo nabyo simbivuze. None se cyo mubaza nyine niba atari mubi ukaba uri kuvuga ko atari na mwiza ameze ati. Mbona araho. Ari he nyine mu gice cy'abeza cyangwa babi? Mu gice cy'abeza. Bivuze ngo nawe ni mwiza. Yego. Kare kose sasa ari ikibazo nshaka kukubaza. Ese baguhitishemo kugwa miliyari y'amanyarwanda na Pamela? Uriya n'ubundi wa de Ben? Yego. Bakamuma batese nyine kandi ari wa de Ben. Nyine tuvuga ko ari imbere yuko umugore wa de Ben kuko nabwo yari mwiza. Yego. Bakakubwira ngo turagwe no miliyari y'amanyarwanda na Pamela cyangwa se uhitemo ibihumbi 100 n'uyu mugore wahitamo iki? Akanyira atira nshigati icupa ry'umusoni widisangira ngo bazitaba mu kimbo cyitwa sheri. Akari ko kabazo k'amahoro wavugaga. Yego nyine nsubiza ahubwo. Nahitamo ibyo bihumbi 100 nawe umugore wanjye. Baby nakubwiye ngo numbeshya nkarakara biraba bibi. Ahubwo ni wowe ushaka kurakara. Ndakara ntese. Ubwo ibyo bintu usubije urumva ari ukuri. Wakanga guhitamo miliyari na Pamela ugahitamo ibihumbi 100 nanjye. Yego nyine si wowe nkunda se. Baby ngiye kwahuka. Ututi ndagukubise se nabizi. Uri kumbeshya kandi nakubwiye ko nange umbeshya. Rero niba nshobora kukubuza ikintu ukagikora nta gaciro buri kumva. Ngo wahitamo njye n'ibihumbi 100 uri kubona miliyari na Pamela. Okay. Ngaho basi nahitamo miliyari na Pamela. Ngo kubera miliyari imwe tunyibagirwa njye umugore wawe. Nyagasani Imana y'ijuru n'isi ndetse n'ibiri. Imana akakubwira nasi ubwambere ukabona. Oya umugore wishakiye ntawe ugushyizeho agahato. Aka kanyise umukobana 0 hejuru ya miliyari n'umukobwa mutarahura. Ariko rero ni wewe utumye mbivuga. Biteye ntese ko icyo kikurimo n'ubundi ari cyo uvuze. Kandi cyari kindima ari cyo nasubije mbere. Waje kugihindura ute? Kandi ari wowe utangiye kunera ubwo kugiye kwahukana. Ubwo se uri umwana w'imyaka 3 kuri umugabo kandi umugabo uhagarara ku ijambo rye. Magarare ku ijambo rigiye gutuma umugore yahukana. Uwo sinje. Uri wenyine n'uyu tubonye wasariye Pamela. Ku buryo yakwibagiza umugore wawe. Ariko rero ibi byose ni weho biteye. Tangiye no kubishyiraho. Nyagasani nyiri ubasha tabara umugaragu wawe. Oya ibyo bireka Imana wizana mu mafuti yawe. Aka kanya ikibazo kize kibangeyeho. None se basi nkora iki? Ubu se narakubwiza gusaba imbabazi rero ntubona ko bikenewe. Okay ngaho mbabarira. Niyo ntari kubwira ntibari kuzinsaba. Byoka senye. Sinabwo mu buryo nk'atari we ndi kubwira. Wone ndi kuguhamagariza isaha. Ntabwo mbizi reka ngiye kureba. Ntabyizi cyangwa yabizi neza ko ari muri za nshoreke zawe. Nta nshoreke ngira. Ugiye abagore bakwitaho watinze gutaha. Madam wambabariye ko. Sumva se no kubyemeye ukahita unasaba imbabazi. Kanze nkwereka. Ninde? Kabaka. Sana hano. Babe, I'm sorry. I was going to wewe ko nakurakara. Yego kabaka. Nena kubuze walayi. Ombe bubushize wariye ngawe fu yamushamo. Reka mbwire muze we. Reka mbwire. Ngenda kubwiye ngo Satani ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Madam.